wenda urugero nkanjye mu kuvuka kwanjye mama afite inda y'ukwezi kumwe haje umuntu uturutse Cyangugu aramubwira ati twita umwana w'umuhungu inda itagaragara amubwira n'amazina nzitwa Ishimwe Joshua amubwira ko nzaba n'umukozi w'Imana ubu ngubu ibyo ndimo Imana yabimubwiye icyo gihe ariko mama wanjye icyo gihe ntiyabyumvaga yaratarakizwa neza ariko ubu ngubu nibwo abibona urumva rero ko Imana ivuga byiravuga. Asigaye iminsi itagera no ku ntoki z'ikiganza kugira ngo Josh Ishimwe ndetse na Mutoni Gloria ubukwe bwabo butahe ni ku itariki 21 Kamena 2025 ariko se mu minsi ishize ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye ibinyamakuru byinshi bitandukanye byari byacitse ururondogoro ubwo Ishimwe Joshua yakorwaga ibirori byo gusezera ku busore bwe. Abantu benshi ntago babyumvaga kimwe, bamwe bati ibi ntibisanzwe abandi bati ibi ntibikwiye, gusa harimo n'ababishimye. Ndetse no mu nkuru twakoze ubushize harimo n'abavuze bati rwose nagashya kandi ni byiza bagakwiye no kubizana mu Rwanda abasore nabo bakajya basezera ku busore bwabo. Gusa twibukiranye ko ibi Joshua yabikorewe n'inshuti ze zo mu Bubiligi, kandi mu Bubiligi ahangaha rwose basanzwe babikora nta n'ikibazo kirimo. Si no mu Bubiligi gusa hari ibihugu byinshi bisanzwe bibikora, wenda nuko mu Rwanda twari tutarabimenya. Ndagira ngo mbanze nkwibutse iyi video hanyuma tugire ibyo tuganiraho. Reka ngusuhuze kandi nkwifurize gukomeza kugubwa neza cyane, nkwifurize amahoro y'Imana bakomeze abane nawe aho uherereye hose, waba uri mu Rwanda hanze yarwo ndagusuhuje cyane kandi nkwifurije kugira ukomeze ugubwe neza cyane, ugubwe neza ibyo ukora mu buzima bwa buri munsi birushaho kugenda neza cyane. Ndabizi ko muri iyi si tuba duhura n'ibibazo byinshi bigiye bitandukanye umunsi ku wundi, uyu munsi bimeze neza ejo bikamera nabi, uyu munsi byamera nabi ejo bikamera neza. Rero nta mpamvu yo guheranwa n'ibibazo. Uyu munsi byagenze neza shima Imana, ariko n'umunsi bitagenze neza nawe shima Imana, unayisabe kugira ngo umunsi w'ejo izagufashe bibashe kugenda neza cyane. Mu gihe we byagenze neza rero bibaye byiza wafasha nawe bitameze neza kugira ngo ubuzima bukomeze bugende bikomeze birushaho kugenda neza cyane. Ngayo nguko rero ngo wayi ikaze rero cyane kuri Adi Mountain You, nkwifurije kugira ngo ukomeze uhabwe ikaze wumve utekanye cyane kuri uyu muyoboro wacu, niho tuganira amwe mu makuru akomeje kugenda acicikana ku mbuga nkoranyambaga nyinshi zigiye zitandukanye, kanuku kandi ibikomeje kugenda bivugwa hirya no hino, ibinyamakuru inkuru zagarutseho nibyo tugenda atugarukaho ngenda gutegurira nyuma nkabizana tukabiganira. Niba utarakanda kuri subscribe rero rwose uhawe ikaze cyane, ndetse wemerewe gukanda kuri subscribe kugira ngo uyongere mu muryango mugari wa uri kwaguka umunsi ku wundi. Hanyuma rero Josh Ishimwe ni umwe mu basore bakunzwe cyane hano ku mbuga nkoranyambaga nyinshi zitandukanye, hano mu binyamakuru byinshi akunda gurukaho cyane, ndetse biragaragara n'abantu badakoresha imbuga nkoranyambaga baramukunda. Ushobora kuba ukunda indirimbo ze ariko utarunamuzi cyangwa utatagiye gunamukurikira ku mbuga nkoranyambaga ze cyane, ariko Josh Ishimwe nyine arakunzwe, ndetse akunzwe n'ingeri zose, haba aba ADPR haba aba Katolike baramukunda bitewe n'uburyo aririmbamo, bitewe n'uburyo aririmba indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana, ariko akaziririmba mu njyana gakondo. Ubwo uri ukuvuga ngo abantu bakunda indirimbo zo mu njyana gakondo baramukunda, ndetse n'abakunda indirimbo z'Imana bagahita bamukundira icyarimwe. Ubwo urumva rero yigabije imitima y'abantu babiri bakunda ibintu bitandukanye. Hari igihe uba ukunda indirimbo z'Imana ariko udakunda injyana gakondo, ugenda udakunda indirimbo za gakondo, ariko wakumva indirimbo y'Imana iri muri ya njyana bigatuma uyumva. Rero ni muri ubwo buryo rero Josh Ishimwe yaje ari umuhanzi uririmba muri ubwo buryo. Ntekereza ko ari na style yari yarazanye hano mu Rwanda, rero abantu barabikunda baranabimwishimira cyane, biranamuhira atangira rero gucuruza umuziki rwose, abantu barabikunda cyane. Ndetse kandi yagiye anamenyekana cyane mu gusubiramo zimwe mu ndirimbo zitandukanye by'umwihariko z'abakatolike, twagiye tuzimubonamo akajya zifata nyine akazishyira muri ya njyana ya gakondo,
noneho rero abakatolika bera n'abantu nabo bakunda injyana ya gakondo bakunda no kubyina, akenshi rero izo ndirimbo zabaga zibyinitse, zabaga ari indirimbo nziza, ibyo ngibyo abantu bakabimukundira cyane. Uyu musore rero ikindi kintu yihariyeho abantu bamuziho cyane ni uburyo akunda mama we ku rwego rwo hejuru cyane. Nk'uko akunda kubigarukaho, yagiye abigarukaho mu bitangazamakuru bitandukanye, yajyaga agaruka cyane kuri mama we, akavuga uburyo amukunda, akavuga uburyo ariwe muntu nyine azi cyane cyane, kubera ko papa we ntabwo yigeze akura amubona hafi aho ngaho, ntabwo babanaga, nubwo yaje kugaruka nyuma ariko ntabwo babanaga. Hanyuma rero mama we akaba ari umwana yabyaye wenyine, urumva rero Josh yari ameze nk'umugabo mu rugo, hanyuma akaba n'umwana nyine yitaga kuri mama we cyane, ndetse n'ubu ngubu aracyamwitaho. Ngira ngo nk'uko nabibonye mu kavideo kabanje, ari bari gukata agakeke rwose, yarimo asezera ku busore bwe, yayikase ari kumwe na mama we. Abantu benshi baravuga bati singa kuko iki ngata yikase ari kumwe n'umukobwa, kandi nyine ari gusezera ku busore bwe yari kumwe n'inshuti n'imiryango, abantu bo hafi ye. Hanyuma umukobwa nawe rero yaje gukora ibirori ukwe, nabyo twabigarutseho, ndetse n'amavideo yagiye afatwa twagiye tuyagarukaho cyane. Rero mu minsi ishize ubwo Josh Ishimwe yakoraga ikirori cyo gusezera ku busore bwe, abantu benshi baravuze bati ntabwo bikwiye, ntabwo byumvikana, ariko iyo urebye neza ubona ko bya bintu bisanzwe biba, ndetse no mu bitekerezo nagiye mbona abantu benshi bagiye bavuga ati natwe hano twarabikoze, ahubwo nuko abantu baba babikoze baba batari abasitari wenda ngo bimenyekane, ariko ngo bino nyine bisanzwe biba. Usibye ko mu Rwanda wenda batarabigira nk'umuco, ariko Josh Ishimwe yari mu Bubiligi, abantu bamutunguye bamubwiye ko ari ibintu bisanzwe. Urumva bikimara kuba ikinyamakuru Igihe cyahise kimuhamagara, baramubaza bati se Josh Ishimwe bimeze bite, ibi bintu turi kubona ni ibya nyabyo, uri gukora ibi birori mwakoze byagenze bite, wabiteguye ute, iki cyaguteye kubitegura? Josh Ishimwe yavuze ko atari wabiteguye, ahubwo ari inshuti ze n'abantu bo mu muryango we hafi aho ngaho nyine yajyanye nabo, yari yabajyanye mu Bubiligi, yari afite igitaramo, agenda bajyanye rero bari kumwe, ndetse bakaba bazanavana mu Bubiligi bajya gusaba mu Buholandi aho ubukwe buzabera. Rero kuri uriya munsi abantu ngo baramutunguye, nawe ntabyo yarazi, yibereye aho ngaho nyine bamubwira bati ngwino hano tugende, baramujyana ewana, yisanga hariya bari gukora ikirori cyo kumusezera. Rero nawe ntabyo yarazi ko bisanzwe bibaho, arangije nyine akurikiza ibyo bari kumubwira, video zirafatwa zirasohoka. Hanyuma rero yewe yavuze ko yatunguwe no kubona hano mu Rwanda abantu babikajije, barimo barabigarukaho ukuntu kwinshi gutandukanye, gusa nta gikuba cyacitse. Ubukwe bw'aba bombi rero, Mutoni Gloria ndetse na Ishimwe Joshua, buzabera mu Buholandi nk'uko nari mbivuze, niho bazajya gusabira, ndetse naho ubukwe buzabera, kubera ko uyu mwana w'umukobwa ni uwabo batuye. Batuye mu Buholandi ndetse n'umuryango we, ariko uyu mukobwa we ntabwo yabaga mu Buholandi, yabaga muri Canada, niho yize, niho yari afite n'akazi, urumva nyine ni nk'uko kose. Hanyuma rero kubera ko famiye iba mu Buholandi, niho bazajya gusaba, ubukwe bukanahabera. Uyu Josh rero akaba yaragiye ajyanye na bamwe mu bantu ba hafi ye, inshuti ze, abantu bo mu muryango nyine bake bagiye kwifatanya nyine muri ibyo birori by'ubukwe. Rero uyu musore wavukiye mu mujyi wa Kigali akavukira Kabeza, ari naho bari batuye we na mama we, yiseguye ku bantu cyane, ababwira ati rwose mubabarire, mwihangane kuko nanjye ibi ntabwo ari njye wabiteguye. Asa nk'umuntu nyine wagira ngo yakoze amakosa. Tekereza kugira ngo uri kwisegura nta ruhare wabigizemo mu kubitegura biriya byabaye, ari ugasa nk'umuntu uri kwisegura, kandi nta n'icyaha kirimo, nta n'ikosa ririmo, ariko bitewe n'uburyo nyine akunda abantu, bitewe n'uko bashaka ko abantu nyine bamwishimira nk'uko bisanzwe, babafana be bakomeze bamube hafi, yabitseguye arababwira ati rwose mwihangane mubabarire, ntabwo nari nzi ko ari ikibazo, ariko niba ari n'ikibazo rwose mwihangane, n'ukuri mubabarire, ntabwo ari njye wabiteguye, ni inshuti zanjye, nta nubwo twari tuzi ko murabifatamo nk'ikibazo. Rero umunyarwanda yivuze neza ati abantu nyine ni ba nta mundoza, nuko biba bimeze. Uyu munsi urukora ikintu cyiza, bamwe bakagishima abandi bakakigaya, ntabwo wakora ibintu byose ngo ushimwe na bose, ntabwo wakora, mbese nta kintu na kimwe nyine wabona wakora kugira ngo abantu bose bishime. Urumva nyine uko byagenda kose, gusa uharanira kugira ngo abenshi muri bo bishime, uharanira kugira ngo abenshi muri bo bishime, ubwo abandi bake basigaye nyine babifata uko bashaka. Rero Josh yiseguye ku bantu aragira ati rwose ntimubifate nabi, mu nsengero ahubwo ubukwe bugende neza. Muri iyi minsi urabona ko ibintu bitoroshye, ndetse anashimira cyane bamwe mu bantu bakomeje kumuba hafi muri iyi minsi, mbere y'uko ubukwe buba, n'uko ubukwe buzaba, n'uko bizagenda akantu ku kandi. Ngayo nguko rero ni ibyo ngibyo akomeje kugenda agarukaho cyane, anatangaza ku mbuga nkoranyambaga ze zitandukanye, nkubwira ngo turakomeza dukurikirane uko ubukwe buzagenda akantu ku kandi, mbigukurikiranire hanyuma mbikuzanire hano tubiganireho. Ndagushimiye cyane rero.